Ebenezeri ifite ibikorwa byinshi itegura, ariko kimwe mu byo irimo nuko tuzakomeza gushyira hanze ibihangano byacu. Dushaka guhembura imitima benshi ikibabaye kugira ngo bagarukire umwami, kuko nta handi wabonera ibyishimo, nta handi wabonera amahoro, ni ku mwami Yesu. Izina Ebenezeri risobanurwa ngo Uwiteka yaratuzahuye kugeza n'ubu. Korali Ebenezeri ni korali yatangiye mu mwaka w'1996 ari y'abana bato mu ishuri ryo ku Cyumweru, igenda ikura yakira n'abandi bakuru. Ubu ikaba igeze ku rwego rushimishije aho irimo ingeri zose, abato ndetse n'abakuru. Ikorera umurimo w'Imana muri Adepr paruwasi ya Cyarwa ku mudugudu wa Tumba mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Ikora ivugabutumwa mu ndirimbo mu Rwanda no hanze yarwo. Ubu ifite indirimbo nyinshi kandi nziza, aho imaze gushyira ahagaragara imizingo 5 cyangwa se alubumu 5 z'amajwi, harimo n'imwe y'amashusho. Ndetse hari gahunda yo gukomeza gukora n'izindi ivugabutumwa rikarushaho kwaguka. Abaririmbyi b'iyi korali ari abakuru n'abato, barimo bake batangiranye nayo bakiri abana, bose barashima ko hari byinshi bahungukiye. Uyu ni Cynthia ugaragaza uburyo iyi korali yamubereye umuryango mwiza n'ibyo yigiye kuri bakuru be yahasanze. Rero ni umuryango, ni korali, ni abavandimwe. Ebenezeri yaramfashije cyane. Ebenezeri rero tuvuga ubutumwa, ni korali kuko nabivuze, tuvuga ubutumwa bwo guhimbaza Imana, tugira ngo tumuduhe imitima benshi bagaruke ku Uwiteka. Kandi tubikorera kuri itorero rya Cyarwa, ntabwo ariho tubikorera honyine kuko dufite intumbero yo kuvuga ubutumwa hose ku isi hose. Ebenezeri rero dufite intumbero yo kuzavuga ubutumwa kugeza ku mpera z'isi, nk'uko abakristo twese tubyizera. Twese turafatikanije muri uyu murimo. Imitima benshi yarihebye, dushaka guhembura imitima benshi ikibabaye kugira ngo bagarukire umwami, kuko nta handi wabonera ibyishimo, nta handi wabonera amahoro, ni ku mwami Yesu. Tubanye neza, turahugurana, abakuru baba bagira ngo batugire inama, kandi ibyo bakora nibyo mu ijambo ry'Imana tuvuga ngo kubana kwabo kwiza barahugurana. Kuririmbana rero ni byiza, bifite umumaro munini kuko bituma utinyuka, ukamenya gukorera Imana neza, kuko uba ufite ibirenge wigiyeho by'abantu bakuru kandi bamaze igihe mu gakiza. Abamazemo igihe nabo baravuga ibyiza bitagira akagero bungukiye muri uyu muryango, aho bisanzuye nko mu rugo bakabonera umunezero. Aba ni ababyeyi batewe iteka no kuba muri korali Ebenezeri. Murakoze, nitwa Irene Uwimana, umuririmbyi, umwe mu baririmbyi ba korali Ebenezeri. Nkaba no muri komite icyo nshinzwe, ndi umugenzuzi w'umutungo wa korali. Korali Ebenezeri rero ni korali nziza cyane, ni korali igizwe n'abaririmbyi b'ibyiciro byose, umuntu wese ugiyemo yisangamo, kandi ni korali ivuga ubutumwa mu byiciro bitandukanye by'abantu. Ikaba ari korali ubona ko ifite intumbero nziza, cyane cyane intego yacu nyine no kuzajya mu ijuru, hanyuma tukaba tubwiriza n'abantu kugira ngo abantu bave mu byaha, bamenye inzira nziza izatuma bagera mu ijuru. Murakoze. Umwe mu bamama bakuze bo muri korali yitwa Ebenezeri, nitwa Irimine Mukagasana, nkaba ariho nkorera umurimo muri iyo korali Ebenezeri. Intego yacu ni ukuvuga ubutumwa bwiza ku isi yose, ariko cyane cyane muri iyi minsi kubera ikibazo cya Covid turi kubuvugira ku itorero rya Tumba, niho turi kuvugira ubwo butumwa. Nibikunda Imana yongeye kuducira inzira, tuzavuga ubutumwa hirya no hino ku isi
nk'uko tubyifuza no mu mavideo yacu agenda hirya no hino. Imana izabidufashamo. Intego rero dufite y'ivugabutumwa ni ukugira ngo abantu bakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza biciye mu ndirimbo dukoresha, biciye mu ndirimbo turirimba. Icyo nicyo cyifuzo dufite, kuko Imana ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Niyo ntego rero dufite yo kwamamaza ubutumwa bwiza. Iyi korali nayigiyemo ndi umumama n'ubundi mukuru, yari korali irimo abantu benshi b'urubyiruko. Noneho numva ngize icyifuzo cyo kuyijyamo ndi umuntu mukuru, kandi numvise byaramfashije. Bityo rero n'abandi bantu bakuru bagenda baza. Aho tugeze ubu ngubu hari abamama benshi turi kumwe muri iyi korali, tujya kunganya imyaka, turi bakuru n'abatoya barahari, n'abari hagati barahari, n'abakuze kurusha abandi barahari. Ibyo ngibyo turabishimira Imana ko ari korali irimo ingeri zose. Tuba dufite impuguro dutanga ku buryo ingeso zacu twifuza ko zagendana n'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Murakoze. Amazina nitwa Karamage Julius, ndi umwe mu baririmbyi bagize korali Ebenezeri, ndetse muri iyo korali Ebenezeri ndi umwe muri bagize komite ya korali Ebenezeri abashinzwe ubugenzuzi umutungo muri korali Ebenezeri. Korali Ebenezeri ni korali irimo abantu bakuze, irimo urubyiruko, kandi ni korali nziza ifite iterambere rirambye mu buryo bwa korali. Dufite gahunda cyane cyane yo guhindura benshi kugira ngo baze kuri Umwami Yesu, tubabwiza ubutumwa bwiza mu buryo bw'indirimbo ndetse no mu ijambo ry'Imana, kugira ngo babashe guhindukirira Umwami Yesu, bave mu byo bibwira by'ubujya muri iyi si, babashe gutunganira Uwiteka Imana. Ndirimbana n'abakiri bato, ko twese muri korali harimo abakuze harimo n'abatoya. Twese iyo korali idafite abantu bakuru n'abatoya ntabwo iba ari akazi ku murongo mwiza ushimishije, ariko muri rusange dufite nk'abatoya dufite n'abakuru, kandi twese turirimbira muri korali imwe, twe korali Ebenezeri. Murakoze. Iyi korali mu myaka imaze yagiye iyoborwa n'abayobozi batandukanye, uko ibihe byagiye bisimburana, ndetse iterambere ryayo rigenda rizamuka n'imibereho igenda ihinduka ku bayiririmbamo. Nkundimana Vincent, umuyobozi wayo, aragaruka ku buzima bw'iyi korali kuva yatangira n'ibyagiye biyiranga kugera aho igeze ubu. Nitwa Vincent Nkundimana, ndi umuyobozi wa korali Ebenezeri. Ebenezeri ni korali iri mu itorero rya Tumba, paruwasi ya Cyarwa muri Adepr. Ni korali ifite amateka maremare, ariko nayo ubwayo ni imaze igihe kinini ibayeho, kuko kuva 1995 ikorera umurimo kuri uwo mudugudu cyitwaga umudugudu, ubu yabaye itorero rya Tumba. Ndetse kugeza uyu mwanya tuvugana imaze gushyira hanze indirimbo za audio imizingo 5, ariko akagira na video imwe ariyo duheruka gukora. Ni korali rero igizwe n'abagabo n'abagore, abasore n'inkumi, ariko muri rusange turabaririmbyi 85. Ni korali ifite ubuyobozi, komite yayo igizwe n'abantu 11, usanga ifite buri wese agenda afite inshingano ashinzwe, ariko igihari urugendo turimo cyangwa gahunda turimo ni ivugabutumwa rihindura ubutumwa bw'Umwami Yesu Kristo, cyangwa misiyo yaduhaye kubwiriza abantu ubutumwa bwiza bagahinduka biciye mu ndirimbo. Ntabwo turirimba indirimbo zivangavanze, ni indirimbo zamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Perezida, muri gutegura iki muri iyi minsi iri imbere kwa Ebenezeri? Ebenezeri ifite ibikorwa byinshi itegura, ariko kimwe mu byo irimo nuko tuzakomeza gushyira hanze ibihangano byacu birimo ubutumwa, kugira ngo abantu babihebye mani bagenderere bahindure biciye muri izo ndirimbo. Ibikorwa by'urukundo bitandukanye nk'uko dusanga tubikora, fasha abarwayi barwaye kwa muganga, tubitaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kugenda dufasha cyane cyane imitima ibabaye kugira ngo izanzamuke. Abantu bakeneye kubona Yesu mu ijambo, ariko bakanamubona no mu bikorwa byiza by'urukundo. Kubera ikibazo twagize isi yose izi, icyorezo cya coronavirus cyayogoje isi, ingendo za kure ntabwo muri uyu mwaka zirakunda, ariko turateganya ivugabutumwa biciye mu bitaramo bizabera cyane cyane ku itorero rya Tumba. Ibindi ni
ubutumwa bwiza tugenda ducisha ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube channel yacu yitwa Ebenezer kwa Cyarwa. Turateganya gucisha ahantu hatandukanye nkaho, ariko cyane cyane tunatumira abantu mu materaniro Ebenezeri ibateraniyemo kugira ngo bumve kandi barebe imirimo Imana ikoresha abakozi b'Imana bari muri Ebenezeri. Amen. mu ndirimbo, korali Ebenezeri igira n'ibindi bikorwa birimo gusurana no gufasha. Ibi nabyo nk'ubundi buryo bw'ivugabutumwa bigenda bifasha benshi gusanga Imana, ndetse abandi bikabakomeza mu rugendo rujya mu ijuru. Reka tube dusubikiye aha, kuko amakuru n'amateka yaranze korali Ebenezeri ni menshi cyane. Tuzajya tugenda tubiganira uko bigenda byaguka, ndetse n'Imana igenda ikora n'indi mirimo.